mukunzi wa filime nyarwanda umva ko warebye nyinshi iyo tukuzaniye ni filime nziza cyane isohotse uyu mwaka yitwa urusobe rw'ubuzima. Keza arashaka kurongorwa mu rugo rw'abakire kwa Rwema. Agaze ko inyuma y'ibi bintu mbirimo ngiye umfate nk'umukozi w'Imana nk'ukura namfata nk'umukozi w'Imana. Kuvuga ngo uriya MBERE ujye umubwira ibintu nanjye ukabimbwira nkabikora bigahura ko ubuzi bwawe urungo cyane. Ibyo bindekere ngiye niteguye kuguhuza n'uriya muhungu wagera muri rwa rugo none uzahita ugenda. Ese umugambi wa Keza wo gukundana na Rwema harawugeraho dore ko ashaka guca kuri mama we kuko ari umukristo. Urakoze fire fire urakoze mana urakoze. Akira umukazana akira. Ese urukundo rwa Rwema na Keza rushingiye ku binyoma ruzakomeza? Jeje sura munzu Jeje fungura gate ninjye use basi nagukoze iki se? Ku rundi ruhande hari umukobwa witwa Sandra ni umunyabibazo n'imfubyi kubw'impanuka ahuye na Rwema. Ese Sandra uje kubana natwe mu muryango hari icyo byagutwara? Jewe ese ko Rwema yikundiye Sandra mama we akunda Keza, iyi ntambara Rwema arayirwana gute? Mama Rwema namenye yuko Keza yamubeshya akagambana n'umupasiteri w'ibinyoma akamuhanurira yuko ari we mukazana. Bizagenda bite? Kurikirana filime iri guca kuri YouTube channel yitwa Urugwiro Family TV. Manuka muri comment twayipininze ni comment ya mbere ubundi ujye kuri channel ukore subscribe uryoherwe. Hano wagiye kumubwira umaze kumugabo mbere na mbere kwisitinga bije bintu bigenda bumva abantu bose bakubwira ariko muri kubishaka ndakubwira nta kibazo. Wa ntabwo njyana bambwira nibi byose ugiye bumva nubwo byoroshye pe ariko uretse kwisitinga ariko mukene kuri kuzuye kubyima ko make mfite reka kubwira uko byagenze. cyose ukagira iki ibyo byose uzabikora niyonda. Yego ariko se muvandi kubera icyo utanyumva ubundi kukumva kukumva iki ariko reka tubanze twicare hano tuganire ibindi turabikomeza nyuma. Urabona nanjye kubanza kujya guhinga ngira mama Kamana hariya narako tubona amafaranga ariko kuva wava i Kigali nta kintu kimwe wigeze umbwira ndakubaza ukarira kurira niba ari byo bizakemura ikibazo simbizi. Shaka umbwira ukuntu ibintu byose byagenze ureke kuza ngo witindike hariya mu nzu sinzi niba utazasohokamo. Ariko se muvande ngiye ngerageza kukumva ndabizi nakoze amakosa ariko ntabwo ari njyewe. Ntabwo ari wowe se? Ese ubundi waba waranyereza imisatsi wasize inzara ukabura gutwara inda? Ese iyo nduzayishyira ninde uzakurerera uwo mwana? Nzajye nirirwa mingira abantu bose bo muri uno mudugudu nze nkurerere n'uwo mwana? Dufite guhinga nkavomera abantu we wicaye mu rugo ariko abantu b'i Kigali mwana naguze n'agatenge. Ariko se wajya ugerageza ukanyumva ko nawe uri umukobwa ejo byakubaho uri umuvandimwe wagiye nkubuza ngo wagiye unyumva koko amafaranga arayabonye imyenda wansiganye niyo nsanganye sinyijya gusenga muri misa ya mbere sinjyayo ariko papa w'umwana se niwe mabushye izi saha nkubwiye ibintu byambayeho ni birebire cyane gusa kuva na mbere hose wanyerekaga kutanyitayeho. Iyo twakoraga amakosa tugiye no kuvoma waraza gukandiga ku babyeyi na n'ubu ntabwo ushaka kunyumva.
nzi ko wagiye mu kazi basi uzaze dukore mu kino cyaro reba inzu tubamo yenda kuturwa nta kintu na kimwe dufite ese nanjye nzapfa mingira abantu mvomera abantu ariko noneho nyuma y'ibindi byose unkizeho umutwaro wo kurera uwo mwana ubu se mawe ko wasize inzara washobora no kujya mu murima ugahinga nibyo nkubwira nubwo ubona ntwitiye inda ariko ntabwo ari uko nyishaka navuye aha ngiye mu kazi urabizi ngira ngo nshaka amaramuko nshaka ibyo byose wifuza tuve mu bukode tuve mu nzu mbi kuko ndi mukuru wawe kandi ababyeyi barakunsigiye kugira ngo nkurere ariko nanjye nisanze ibi byose byambayeho wanyumva nk'umuvandimwe wanjye ukamfasha muri aka gahinda mfite mbwira vuba kuko agahinda kana ukabuza kujya kwinjira mu makamana kandi amasaha yageze iki cyabiteye njye nakundanye n'umusore anyizeza ko tugomba kubana naramukundaga nawe yarankundaga ese umusore udashaka kuvuga nazana kugurira na mituweli y'umwana icyo gitenge nacyo sinzi niba ari wowe wakikugura ariko si ubwo kuba baraguteza wasanga n'undi mugabo wakikugura ariko muvandi wanyumva ko kubundi cyangwa n'umwana ntaguze se papa w'umwana ndamuzi ntacyo ntagerageje kugira ngo uyu mwana kuko nubwo yavuka azahora anyibutsa igikomere rero reka mubwira ibyo byose uri kwivugisha kiriya gisambu cyose urakireba ufite kugihinga sinzi uko uzabigenza sinzi uko uzabikora ariko ushaka uburyo ukora sinzagufunga n'umwana wawe mwese ndakwinginze muvandimwe nyumva reba ukuntu umeze nta mbaraga ahubwo bibaye byiza batirinde isuka kugira ngo turebe ko mama Kamana tumusoreza wambabarira koko urabona ngo ndabwira umuvandimwe akanyumva nabi ibyo yakigira byose uyu mwana ngomba kumumutana nimara kumubyara nzahita mumusigira nigendere ariko yema igihe wahereye kuva piriye hose ndagukura mpaka tugeze mu rugo injere kandi ntabwo ishobora ku Rwanda ruzira umwaga neri intambwe ebyiri ngutegereze neri imwe ngutegereze cyangwa usunike ako se koko wanyumva urabona tutananiwe koko base reka twicareho gato twicare isi umunsi wazarangira ryari amambere wanyweye ibinini ushaka gukuramo inda niyavamo aha kabiri ndebera ukuntu umeze ese ubundi uwo mwana uri gukomeza kwicisha ibinini wamubyaye bikarangira gise nanyweye ibinini ryari uraje ubihakana ahubwo se ubwo inda yo irayemera ako wa mukobwa we wagira reka kugira umunwa muremure wakuruse uri umukobwa nanjye nkabundi kerere wagira reka tukumvikana ngombwe terura uzabona wa mwana we ntabwo nigeze ngukunda nagutwaye ntagushaka saranyihakana ubaho bigeze igihe kirageze ngo ngusige hanga sinkeneye kuzamenya ngo uzabiki wapfa ariko nzi neza ko kerera azakugirira impuhwe nawe akiwe karashobotse yanze kunyumva nk'umuvandimwe ubu igihe kirageze ngo ngende cyabikoze aka gapapuro reka nkasiga hanga ibirimo araza kubisoma
ibyo narinzi bisigaye uzabibaza mama wawe. Ufite ko makuru yuzuye ibyo uzi ni ibyo ngewe. Asante sana. Ariko mwana wanjye gerageza ukomere, dore uri umugabo kandi kwituma ariko icyo bisobanuye. Ibyo wenda kubona ibyiza ibi birizana ntabwo witeguye. Sawa, kamara akazi nanjye. Asante. Sawa mwana wanjye. Asante. Mwana wanjye ari mu bibazo kabisa. Mami, sava. Tugomba kubona agafilime none, sibyo? Urabyutse ariko muri mu gikari mu byumba ewe. Ndabyutse ndavuga nze ndeba agafilime gatoya rero kandi nta nubwo bikunda ku munsi tugiye kurebana. Se wumva shani byiza rero mwana wanjye. Umeze ute se? Meze neza. Izuba rimeze nabi. Izuba rimeze nabi cyane ariko umuntu yari mu nzu ntabwo aba abyumva. Ukunda gusohoka hanze njya ngo niyo mpamvu. Ariko se Keza, byawe na Rwema bite byanyu ko nta kintu mumbwira? Ni surprise muzankorera se ubundi ko mbona ntazi? Wowe bite? Mami ndamutse ngize ikintu nkubwira aho ngaho nabubeshya kubera ko mbona Rwema adashaka no kubitekerezaho. Cyane ko muri iyi minsi mba mbona nta nubwo anyitayeho cyane, ari mu kazi kenshi nyine ubona ari busy. Simbizi rero sinzi ikintu abitekerezaho. Mbese urabona hari icyahindutse? Ntabwo bikimeze nka mbere? Ntabwo bikimeze nka mbere kuko urumva mbere yahoraga nyishimiye ubona adashaka kundekura. Isaha yabaga ari mu rugo nawe urabizi yabaga ashaka kundekura, ariko ubu ngubu yaje mu rugo n'undi aba ari kuri mashini ari mu kazi nta nubwo tukiganira cyane. Simbizi. Birumvikana. Ako buriya ntabwo wenda umuntu yapanika cyane nta nubwo ibintu bya vuba vuba ari byiza. Igihe cyiwe akabipanga uko abishaka. Buriya umugabo niba ufite imbaraga nyinshi cyane. Si wumva jya umwihanganira, uretse ko muri iyi minsi afite n'akazi kenshi ndi kubibona. Jya umwihanganira ukomeze umwiteho nk'uko bisanzwe, umuhekeya bizagenda biza. Bizagenda biza. Buriya abagabo ni nk'abana, kuri aba avuye mu kazi aba akeneye kubwirwa amagambo meza, ukamuvugisha utuntu twiza gutyo gake gake. Hari igihe biba ari stress mu kazi. Ariko kuko muganira cyane nta kindi kibazo afite. Ikibazo afite ni akazi kenshi. Ariko ubwo hari ibyo nyine ntarinzi, ubwo ubashije gutobora ukambwira ndaza kubyinjiramo buretse. Ariko nta kindi kibazo. Nta kibazo kindi gikomeye kirimo. Ganzanira amazi yo kunywa twirebera agafilime. Musangira yakonje cyangwa ashyushye? Nzanira dukonje.
uvuye mu kazi ryari? naje mu kanya. Meze neza ko ndeba wiyumvira. Ntabwo ari we mbaza? Mama, Karame. ndagira ngo mbwize ukuri. Ibyo numvishe nibyo cyangwa ntabwo ari byo wikeneraga? Ntabwo ari wowe mama wambyaye? Uratangiye kandi urongeye. Mary, ndashaka kumenya ukuri, mbwira. Wankabukiye nk'uko kare wankabukiye se. Kandi ngusabye imbabazi. Ngusabye imbabazi nakwitwayeho nabi. Ariko nanjye ntabwo ari njyewe. Ikindi kandi umubare unasabire Keza imbabazi. Nshobora kuba ntari kwitwara nawe ariko nanjye sinzi ikiri ku bintera. Ariko ndakwinginze umbwize ukuri ku kibazo nkubajije. Ariko Rwema, n'ubundi umaze gukura. Nta mpamvu yo kutakubwira ahahise hawe. N'ubundi reka mbikubwire. None siko n'ubundi uri mukuru. Nzabikubwira ryari ni nabikubwira ubu. Ntabwo ndi mukuru gusa ahubwo ndakuze cyane. Ngira kandi niteguye gutega amatwi. Rero mwana wanjye, MUBIKO ruratse yagiye. Jesus. Ndebera wa mwana yamutaye. Kuri mukuru wanjye Keremansi. Narakubwiye wanga kunyumva. Nashatse kumukura murabyanga ngo mwice birangire. Ako nawe cyakira ukirere kuko nawe uzakira uhane. Sinakomeza kubaho mvunitse. Ako kuko mana ko icyo tumye mba mu buzima bugoranye. Nagiye n'umuvandimwe wanjye umeze uko. Gusa ubyaye ikibazo arakirigata. Wenda kamabere mama. Gusa mwana wanjye uzabaho neza kandi uzakura. Katwitahire mu rugo. Nawamenya nabyara undi azagaruka. Mukuru wanjye nakundaga. Myaka 15 yashize ugiye. Mungu wawe nakoze. Nawe niba bashije kumumenya. Amaze gukura yabaye umugabo gusa nzakora ibyo nshoboye byose. Nazigere ayoberwa ko ari nje mama we wamubyaye. Kandi yarakuze yabaye umugabo. Nawe aho uruhukire mu mahoro. rero mwana wanjye,
uko byagenze. Nanjye nari nkiri mutoya ntarafata n'indangamuntu, nuko negereza ko imyaka yuzura njya ku kwiyandikisha. Niyo mpamvu ubona nsa nkaho ntakubyaye ndi mutoya. Niyo mpamvu abantu batwibazaho kubera ko uri mukuru ngaragara nk'umumama muto. Ndumva imubwiriye iki?